nitwa Uwambajimana Antoinette, nkaba mbarizwa mu kigo cy'ishoramari cyitwa Umujyojyo, gishora imari mu buhinzi n'ubworozi. Dukorera hano ku Muhima mu mujyi wa Kigali. Muri abantu mwiyemeje gushora imari mu buhinzi, uyu munsi bigaragara ko abantu bitabira gushora imari mu buhinzi bakiri bake. Mwebwe n'iki cyabatumye gushora imari mu buhinzi? Murakoze cyane. Twebwe ubundi turi abantu bishyize hamwe, twarize ubuhinzi n'ubworozi n'ibijyanye nabyo. Nyuma yo kubona ko harimo icyuho mu ishoramari ry'ubuhinzi, nyamara tukaza gusanga dufite ubumenyi tutari gukoresha ngo tubyaze umusaruro ukomoka mu buhinzi n'ubworozi, twishyize hamwe kuva 2019 nibwo twahuje amafaranga, abantu bakagenda batanga imigabane. Hanyuma nyuma yo kubona imigabane ibaye igwiriyeho gakeya, twatangiye kwerekeza mu bijyanye n'ubworozi. Twahereye ku bworozi bw'ingurube, tuza gukomeza tubona ni byiza, tujya ku bucuruzi bw'imiti y'amatungo cyane nk'abantu bari bafite ubwo bworozi. Hanyuma tuza gukomereza no ku biryo by'amatungo n'ubuhinzi bw'urutoki. Murambaza muti kuki mwabitinyutse? Ibintu bijyanye n'ubuhinzi ni umwuga udutunze twese, ni umwuga abanyarwanda 90% bakora. Ikindi kandi ni naho hakomoka, niba nihibeshye bigaragara neza ko ariho hakomoka ubukungu bw'igihugu bunini, bushingiye ku buhinzi n'ubworozi. Iyo turebye rero impamvu yo kubushoramo imari, nta gihombo kirimo. Gusa haracyarimo inzitizi, abantu bakibitinya cyane. Bigaragara ko inzitizi ya mbere ni umwuga wunguka, ariko atari aka kanya, biratinda. Ba rwiyemezamirimo benshi baba bashaka kujya mu bintu babonamo amafaranga y'ako kanya. Mu gihe kugira ngo ushore mu buhinzi ubone inyungu, byibuze utangira guhera ku myaka 3 gusubiza hejuru. Bisaba rero kwihangana. Ikindi kigorana cyane ni ukubona n'igishoro gihagije. Twe twatangiye twifuza kugera kuri miliyoni 300 kugira ngo dutangire iryo shoramari. Uyu munsi ntiturazigezaho, turacyari hafi bugufi muri miliyoni hafi 100, ariko turifuza kugera ku gishoro kinini, kuko ubuhinzi nubwo ari umurimo mwiza, umurimo utwungura twese, ubusaba gukorwa kinyamwuga. Iyo ukoze kinyamwuga nibwo wunguka. Rero nkaba mbona ko ubona hakwiye gukorwa kugira ngo ishoramari ryongere mu buhinzi. Kugira ngo ishoramari ryongere mu buhinzi birasaba abantu kubyumva, bakabona ko naho hari amafaranga cyangwa se hari icyo bakurayo. Ikindi ni ukubikora kinyamwuga, kuko abantu benshi baracyabikora nka gakondo ku buryo nta musaruro bitanga. Ikindi ni ukubona n'igishoro, cyangwa se banki zishobora kwiyemeza kuguriza abiyemeje gushora imari mu buhinzi, kuko ziracyari nkeya. N'izibonetse usanga nabo bataramenya imikoranire neza y'umuhinzi n'umushoramari mu buhinzi, aho ashobora gutekereza ko inyungu n'ubundi ishaka kuboneka ku kwezi, kandi mu buhinzi inyungu y'igihingwa cyera bugufi ni amezi 3. Bivuze ko hari n'ibindi byerera umwaka cyangwa gusubiza hejuru. Bisaba rero ko tubona banki zifite gahunda yo gukorana n'umushoramari mu buhinzi cyangwa se umuhinzi, zikaba zibyumva neza, amasezerano yazo akaba yabyo atandukanye n'ay'ubundi bucuruzi busanzwe. Reka tugashimire.